Nguhaye ikaze muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko ushobora gukoresha telefoni yawe nka mikrofone. Mwagiye mubona abantu benshi batandukanye bakunze gukora amavideo bafite telefone gutya, ukabona niba ari umuntu bari kuganira ari kubivugiraho agahereza na mugenzi we bari kuganira, amajwi agasohoka ameze neza. Uyu munsi rero muri iyi video nibyo nanjye ndi bukwereke. Ikintu turi bwifashishe telefone ebyiri. Mfite telefoni iri kumfata amashusho, nkagira n'iyi telefoni yindi ya kabiri ndi bwifashishe mfata amajwi. Reka dutangire rero turebe uburyo bikorwa. Nujya kubikora, ikintu uzakora uzafata kamera yawe cyangwa se telefone yawe. Ngiye gukoresha telefone ebyiri, hariyo mfite iri kumfata amashusho. Noneho muri iyi telefoni ya kabiri uzaba ufite, uzaza uyizemo ufungure audio recorder cyangwa se voice recorder, ya recorder iri kodinga amajwi. Ikintu uzakora rero, uzakora kuri telefoni yawe iri gufata amashusho, ukande ufate video, no kuri ya telefoni yawe iri gufata amajwi naho ukande kuri record, ubundi utangire uvugire muri video yawe. Nkuko mubibona rero, hari telefoni mfashe hano mu kiganza ariyo iri kumfata amajwi. Ndaza kubihuza ndi kweditinga, mfate ano majwi nafashe muri telefoni yanjye nyahuze na video nafashe muri telefoni iri kumfata amashusho, kugira ngo mbashe kubihuza bigendane, bimere nkaho byafatiwe ahantu hamwe. Iyo tumaze gufata amajwi n'amashusho, haba hakurikiyeho igikorwa cyo kuyahuza. Nkwibutsa yuko twakoresheje telefone ebyiri. Hari telefoni ya mbere yadufasha amashusho, hari n'indi telefoni yadufashe amajwi. Ibyo byose rero tugiye kuba twabifata tubihuriza hamwe. Ahangaha kugira ngo mbihuze ndifashisha video editor yitwa CapCut yo kuri mudasobwa. Ngira ngo nakoze video yerekana uburyo bayikoresha, uburyo ushobora kuyikoresha ama video. Niba iyo video utarayibonye, ndaza gushyira link muri description urebe uburyo bakoresha CapCut kuri mudasobwa. Uzakora iki rero kugira ngo uhuze ya majwi n'amashusho wafashe mu bikoresho bitandukanye? Uzafungura CapCut yawe kuri mudasobwa, ujye kuri new project cyangwa se create project, ubundi uhakande ufungure CapCut yawe. Numara gufungura CapCut yawe, uzahita ujya hantu washyize ya video na audio bitandukanye. Ni ukuvuga ngo umaze kuba wafata ayo mashusho n'ayo majwi muri za telefoni, uzayafata uyohereze muri mudasobwa yawe. Uzayafata rero ahantu wayabitse, uyajyane uyinjize muri CapCut, ukore import, winjizemo video, ujye no kuri audio nayo uyinjizemo muri CapCut nkuko bisanzwe, nkuko usanzwe ukora ama video. Umaze kubyinjizamo rero, uzabifata ubidraginge ubishyire hano hasi kuri timeline, utangire ukore edit. Ngo uzafata video uyishyira hano hasi na audio uze uyishyira hano hasi kuri timeline. Nkuko twabivuze rero, iyi video na audio byavuye ahantu hatandukanye, byavuye mu bikoresho bitandukanye. Ushobora kuba wafashe iyo video na kamera, ushobora kuba wafashe iyo audio na telefoni n'ibindi bitandukanye. Igikorwa kigezeho no kubihuza. Bigenda gute rero? Umaze kubishyira hano hasi kuri timeline, uzakanda kuri Ctrl A cyangwa se ukora ibyo bita Select All. Ushobora no gufata suri ukaza ugakora Select All. Numara gukora kuri Select All, uzahita ukandamo ariko ukoresheje right click kuri mouse yawe cyangwa se buto y'iburyo. Numara gukanda kuri buto y'iburyo,
uzahita uza ahantu handitse sync video and audio, uzakandaho. Umaze gukandaho, ubu ni ukuvuga ngo video na audio yacu tumaze kubikorera sync. Ni ukuvuga ngo birajyanye, ya audio twafashe na ya video twafashe muri bya bikoresho bitandukanye biba bijyanye. Iyo bimaze guhura gutya rero, ushobora kuza ukakuraho ibice udashaka nkuko twabibonye, ukaza ukajya utriminga uduce ubonye tutari ngombwa. Ushobora no kuza hano hasoza naho ugatriminga. Ubwo uzaba umaze gufata ya video na audio wafashe mw'ibyo bikoresho byawe bitandukanye, umaze gukora sync, umaze kubihuza, hari ikindi kintu cy'ingenzi uzakora. Muri aya majwi n'amashusho twafashe, dukeneye gusigarana audio ivuga neza. Ariyo mpamvu audio yo muri video dukwiye kuyikuramo, tugasigarana ya audio twafashe muri ya telefoni twakoresheje nka mikrofone. Tuzabigenza gute rero kugira ngo audio tudashaka tuyikuremo? Uzakanda kuri video, ni ukuvuga ngo uzaselectinga video yawe, ubundi uhita ujya ahantu handitse extract audio. Ni ukuvuga ngo uzaba ugiye gutandukanya rya jwi riri muri video na video, rizaza hano hasi. Nirimara kuza hano hasi, uzarikoraho uriselectinge, ubundi ukore kuri delete cyangwa se ukore kuri backspace button. Ushobora no gukora kuri video ukayiselectinga, ukaza hano hirya iburyo, naho mu gihe audio wenda utayikuyemo ukaba wabasha kuba wayigabanyiriza volume. Hano nuko audio twayikuyemo, reka wenda twongere tuyigarure. Ni ukuvuga ngo audio iramutse ikiri muri video, waza ukaza kuri audio, ubundi volume ukayimanura ukayikuramo, cyangwa se nka kumwe tumaze kubigenza, ugakora extraction. Ubundi video umaze gutandukanya na audio, ya audio ukuye muri video uzayisiba kugira ngo usigarane ya audio nziza ivuga neza wafashe muri ya telefoni yawe. Bivuze ko turamutse dukinnye video yacu, urabona ko nkuko mubibona rero, hari telefoni mfashe hano mu kiganza ariyo iri kumfata amajwi. Ndaza kubihuza ndi kweditinga, mfate ano majwi nafashe muri telefoni yanjye nyahuze na video nafashe muri telefoni iri kumfata amashusho, kugira ngo mbashe kubihuza bigendane, bimere nkaho byafatiwe ahantu hamwe. Murabona ko rero ari ibingibi ni ibintu byoroshye. Niba ufite CapCut nk'iyo nakoresheje, kuko twabonye yuko CapCut kuyikoresha ari ubuntu, uretse ko wenda hari amafeature bagenda bashyira muri Pro asaba kuba yagurwa, ariko nimwe muri video editor ushobora kwifashisha ugakora ibintu bitandukanye. We rero wajyaga wibaza ngo babigenza gute, ni gute bifashisha amatelefone nka mikrofone mu gihe badafite mikrofone zo gukoresha. Ni ubu buryo uzajya ukoresha. Ndakeka yuko rero ino video mwayikunze. Niba ino video wayikunze, kora subscribe, niba utarayikora kore like, share, comment n'ibindi bitandukanye, kugira ngo tuzajye tubana muri video nkunda kugutegurira. Mwakoze cyane, tubonane ubutaha mu yindi video.